Hello family and friends, twizere ko mumeze neza, tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Twizere ko mumeze neza mwese aho muherereye, twe turashimira Imana yacyaturinze, turakomeye cyane. Twizere ko namwe mumeze neza rero. Ahantu hose muherereye turabasuhuje, mu nce zose z'isi, hari abaryamye, hari ababyutse, hari ahantu hose uherereye umve ko tuguhaye ikaze kuri TV yacu. Hanyuma rero turashimira abantu mukomeza kuduha ibiganiro byanyu. Imana ikomeze baho umugisha kandi tuzakomeza kubatumikira uko dushoboye, namwe muzakomeze kudufasha mu kutwunganira mutanga inama, hanyuma dukomeze twubake sosiyete twiteze imbere twese. Nuko rero inkuru y'uno munsi ntabwo ndi buyitindemo, ni inkuru ngufi cyane, ni inkuru nahawe n'umubyeyi, umumama ufite abana 6. Numva ko ari umubyeyi umaze iminsi mu rugo uzi icyo kuba umubyeyi ari cyo. Yambwiye ati nashakanye n'umugabo wanjye tubanye neza, nta kibazo twageze tugirana kugeza n'uno munsi, dufite urugo rwiza. Imana tugire neza iduha umugisha tubona urubyaro, dufite abana 6. Hanyuma rero umugabo wanjye yaje kubona akazi keza, arakora, akazajya yishyura abana minerval n'ibindi byose, nyine ubuzima bwari bumeze neza nta kibazo. Nuko rero hanyuma ahantu haje kuba ikibazo, byageze aho ngaho umugabo atangira kugira amadeni menshi. Ati buri gihe abantu bakaza mu rugo ngo amadeni, abantu ngo amadeni, noneho bakaza kandi umugabo akora, agasa nkaho abakavarinze bamwe ntitubabone, ariko twumva nyine ibintu by'amadeni nyine biri aho ngaho. Ati ariko ibyo ngibyo umugabo akabikavaringa kuko yari agifite akazi. Ati ariko haje kuba igihe amadeni, akazi k'umugabo karahagarara, umugabo ntiyongera gukora. Ati akazi k'umugabo kagihagarara nibwo byahise biba bibi. Akazi k'umugabo karahagaze, abantu baza mu rugo ubutitsa batandukanye, umuntu akaza ati amfitiye aya, nanjye amfitiye aya, nanjye amfitiye aya, gitondo n'umugoroba. Turavuga ati umugabo uhagaritse akazi uyu munsi, ubu deje agize amadeni angana gutya ku buryo abantu bose bakomeza kuza bishyuza. Yemwe ati mu rugo haba akajagari, ati ndi umuntu ufite abana, icyo kugaburira abana, icyo kwitaho ku bana, icyo mbega ubuzima bwa buri munsi buragenda burangirika mu mutwe wanjye, wumva ibintu bimeze nabi, gora abantu baza kwishyuza amadeni kandi nawe ufite abana, ufite nawe ibintu byinshi byo gukora. Ati numva birambabaje kandi numva bintesheje umwanya. Ati ndamubwira niki cyabaye, ayo madeni yose yafashwe byagenze bite, habaye iki, ko ufite amadeni menshi, habaye iki? Ati umugabo arambwira ati nta birenze, ati ibyo ngibyo bireke, bya bindi ntambwire ngo nsobanurire ngo mbwire ikiri gutera ubwo bukene n'amadeni menshi ya buri munsi abantu bakomeza baza bishyuza. Nuko byageze aho ngo biraturenga, abantu buri munsi mu rugo twiyambaza umuryango we. Ati kuvuga amahirwe umuryango we wari bishoboye, twabwiye umuryango we uradukundira, uramwicaza, uramwigisha, bamubwira yuko ibyo bintu yakoze bitabaho, baramuganiriza pe, barangije bamwishyura amadeni yose yari afite. Ati icyo kintu cyaranshimishije, numva umutima wanjye uraruhutse. Nuko rero ariko rero ikintu gitangaje, ntabwo ya madeni yarangiye bamaze kwishyura ngo umugabo bivemo, umugabo yarakomeje amadeni bamaze kuyamwishyurira, ariko umugabo ntabwo byageze bihagarara ngo tuvuge ngo amadeni yagabanutse, yakomeje kugenda afata n'andi, abantu bakomeza kuza none kwishyuza. Mbese uru rugo nzabigenzane, uyu mugabo azanyangaza n'abana 6 hejuru y'amadeni, n'utwo umuntu yakorera twose, n'utwo washyira mu rugo twose dushirira mu madeni kubera ko ugomba kwishyura abantu. Ndi umuntu udakunda amadeni pe, kugira ngo nicare n'ingenzi ko umuntu amagazeho ku mutwe ntabwo bikunda. Ntibaza se uyu mugabo ntabwo abona ko dufite abana, ubu ntabwo ari kubona ko ari ikibazo gikomeye kwicara dufite amadeni atarangira. Ati ibyo bintu biranyobera, mbyibazaho, ndamuganiriza, biranga, ntambwira ahantu amafaranga ajya. Ntangira kujya ntekereza ibindi bintu bitandukanye nk'umuntu. Gusa yaba se afite ahandi hantu ajyana amafaranga, yaba se nyine nawe urabyumva ibyo batekereza byose. Ati nagiye nibaza ibintu bitandukanye, nibaza se uyu mugabo amafaranga ayashyira ni cyo kintu cyabaye gituma nta mafaranga aba mu rugo, ko umuryango wamwishyuriye, ko twagerageje ibintu bishoboka, ni gute uyu mugabo n'undi still aguma mu madeni? Ibyo bintu biranyobeje. Ati ikintu cyaje kudutangaza turumirwa, twasanze burya ya mafaranga yarajyaga muri betting. Ati umugabo amafaranga yari yafashe amara muri betting, agafata amadeni akajya ku betting, naho ngo amafaranga yashiri, naho ngaho urugo rusa nkaho ruri ku musenyi, rwakiye ku musenyi, rusa nk'urimo rurembera rusenyuka kubera amadeni. Ati amafaranga ashire muri betting. Ati numva umutima wanjye urakomeretse, nibaza se betting buriya uyu mugabo nabona ko bashinze betting nabo bafite ni business nabo bashyize kugira ngo nabo bunguke.
none wakora betting ukajya ubona uhomba abantu bakaza kwishyuza ukongera ugasubira ukongera ugasubira ukongera ugasubirayo. Ati numva birambabaje, ndavuga nti uyu mugabo mukorera iki? Naramwinginze ngo ave muri betting, yarananiye n'ubundi betting arayijyamo. Betting yamaze amafaranga, yamaze urugo, abana banjye ngo barimo bariga nabi babirukana mu buzima bwa buri munsi, abana banjye ntibakibaye nk'uko bari babayeho. Ibi bintu umugabo yagiyemo byafekitinze abana banjye, imibanire yanjye nawe yabaye affected kubera ibintu bya betting, kandi ntashaka kubivamo. Kandi nanjye ntabwo ndi tayari kubona abana banjye babirukana ngo bicare ngo ntabwo biga, ngo ukora ko se yagiye muri betting ngo nta kintu. Umugabo yanze kuva muri betting, ni ukuvuga ngo betting yabaye betting. Icyo kintu numva kirangoye, ndavuga ndaza kubaha ikiganiro cyanjye munganirize mumbwire, kubera ko hano harimo abantu benshi bashobora kuba bafite ikibazo kimeze nk'icyanjye. Hashobora kuba hari abantu benshi betting yasenyeye ingo, hashobora kuba hari abantu benshi bahuye n'ibibazo nk'ibi ngibi ndimo. Wenda ahari nshobora kubona inama y'uburyo nshobora kuganiriza umugabo wanjye akava muri ibyo bintu, ntasenya urugo rwanjye, kuko sinifuza gusenya urugo. Ndumazemo igihe, ndi umubyeyi ufite abana, ni umubyeyi ukuze, ntabwo nifuza kwangara ngo nangaze n'abana banjye kubera betting. Abantu mutazi betting ni imikino y'amahirwe, niko nabyita, ni imikino y'amahirwe. Bagura udutike tw'amakipe ari bukine, noneho ukagesinga niba iyi kipe iri buze gutsinda ibitego ibi ngibi, cyangwa se ikipe iri buze gutsinda ibitego runaka. Hanyuma wagira amahirwe wabigwaho bakaguha amafaranga, utabigwaho bakayagutwara. Ubwo ni uko nguko uwo mugabo, nibyo ngibyo uwo mugabo we yagiye. Ati umubyeyi ukuze nsenyerwe na betting, nicara mvuge ngo urugo rwanjye rwarasenyutse kubera betting? Ndashobora kubona inama wenda z'abantu byagiye bibaho, ndashobora kubona inama wenda z'abantu mufite ibibazo bisa nk'ibyanjye. Ese wowe byaba byarakubayeho? Waba ufite umuntu cyangwa se inshuti uzi yo kamwe cyangwa se yabaye umucakara wa betting, akumva atabivamo, akumva ahubwo yaburara ariko akajya muri betting, akumva abana bareka kujya ku ishuri akajya muri betting? Mungire inama. Niba hari umuntu uzi ko ikintu cyaba cyaramubayeho, uze kutugira inama natwe turebe ko uyu muntu twamufasha. Mu by'ukuri ikiganiro mpaye cyari icyo ngicyo, ni kigufi pe. Icyo gusa we yisabira inama, arasaba inama ngo se haba hari umuntu wasenyeye urugo na betting, cyangwa se haba hari umuntu wenda waba warabonye agiye kugera mu bibazo byo gusenya urugo kubera betting ntibibe, yaba arakoze iki uwo muntu? Haba hari umuntu wagize ikibazo nk'icyanjye, betting ikaba yaramuhemukiye, ikaba yaramusenyeye urugo, cyangwa ikaba yendaga kumusenyera, basi wenda akagira uburyo abihindura ntibibe? Haba hari umuntu ufite inama cyangwa se inyunganizi y'ikintu nakora ngo umugabo wanjye musigasire, mugarure ave muri betting, agaruka amafaranga y'urugo ajye mu rugo? Ndabizi mushobora kuba mufite inama zitandukanye, mushobora kuba byarabayeho namwe, cyangwa se ufite uburyo bwose wangeramo inama nkareba ko naramira urugo rwanjye bitanteye stress ngo binkomeze binsenye umutima, bizatume mfata decision idakwiye kandi byari bikwiye ko mushobora kungira inama. Mu by'ukuri ikiganiro cyacu ni ikintu naho ngaho kizingiye. Aragira ati haba hari umuntu ushobora kungira inama cyangwa ushobora kumbwira uburyo nakwitwara kugira ngo umugabo wanjye mugarure mu murongo, agaruke mu rugo, yongere amenye ko amafaranga yakorewe mu rugo aguma mu rugo, agafasha abana, atajya muri betting. Amenye ko betting igihe cyose yagendeyemo yamuhombeje, twagiye mu madeni y'urudaca kugeza n'uno munsi kubera betting. Niki nakora ngo umugabo wanjye yongere agaruke abe muzima? Umuryango warigishije warananiwe, umuryango wishyuye amadeni warananiwe, aho bigeze ubu ngubu ninjye ku giti cyanjye kumenya icyo gukora. Ati kandi nanjye icyo nshaka gukora ni icyiza gituma nguma mu rugo n'umugabo wanjye n'abana banjye 6. Ni ukuri birababaje, birababaje pe, birababaje kumva umuntu umaze imyaka n'imyaka mu rugo ananirwa kwihangana hejuru y'ikintu gishobora gukosorwa. Ikintu gishobora gukosorwa. Abantu b'abagabo mushobora kuba muzi ibintu bya betting, nyaboneka muze kuza kutubwira muri comment ukuntu twabigenza, cyangwa se inama mwaha uno mugabo mugenzi we. Nimuze kuza kutugira inama. N'undi muntu wese ufite igitekerezo ushaka kutwandikira inbox, ukatuba message yawe, urashaka kuyikomentinga muri comment aho wayishyira hose, kuko uwaduhaye ikiganiro nawe aradukurikira kuri YouTube, azabona comment, hanyuma message zose zaza inbox zose making sure ko nazigejeje kuri nyirazo, akazumva akamenya icyo gukora. Nawe ni umuntu mukuru nkuko nabivuze, aragosora agahitamo icyiza n'ikibi, ariko basi yabonye inama ziturutse ku bantu batandukanye. Ariko mu by'ukuri the whole point cyangwa se the whole purpose ya channel yacu ni ukugira ngo dusigasire ingo, dukumire ibintu bitari byaba, dutanga inama ku bantu benda kugwa mu kintu undi ushobora kuba yaragiciyemo akamenya uburyo wenda we yagiciyemo bigakunda, aza akakitubwira, tugakomeza tukiberaho neza muri sosiyete, twishimye, dufite amahoro, twese tunezerewe, ubuzima bugakomeza bukagenda neza. Iyo niyo point ya channel yacu. Aha ngaha ni ibintu by'urukundo gusa, ni ibintu gusa by'ineza,
byo kugirira abandi inama, kunganira abandi, kubakira abandi, gusigasira ingo z'abandi, ubucuti bw'abandi, si ingo gusa, abasiribateri, umuntu wese wumva afite ikintu yadusangiza, ufite inkuru wumva ishobora gutanga ikagirira umumaro urubyiruko, ikagirira umumaro abakecuru, abasaza, ababyeyi, ikintu cyose wumva ushobora gukora kugira ngo bitange umusaruro mu buzima bwa buri munsi tubayemo. This is your channel. Ushobora kutwandikira ukaduha igitekerezo, ukaduha inama, ukaduha inkuru yawe kuri nimero iri muri description aho ngaho hasi. Hanyuma rero inkuru yacu y'uno munsi niyo ngiyo, turashaka inama. Birashoboka bite ko umuntu ashobora kuva muri betting akareka gusenya urugo rwe, agakomeza kubaka urugo rwe kandi avuye muri ibyo bintu, kuko nimba yarabigerageje igihe kingana gutyo akaba atarabaye successful, iki ni ikimenyetso cy'uko bidakora, kandi tuzi ko ari benshi mwabigiyemo mukabivamo. Muze kutubwira uko mubyumva, n'abatarabigiyemo mufite inshuti n'abavandimwe wenda baba barabigiyemo, umwanya ni uwanyu, muze kutubwira uko mubitekerezaho n'uko mubyumva. Mugire amahoro, muhahe muronke, kuba ugihumeka ni igishoro nk'uko mbibabwira muri video zitandukanye. Amahirwe y'ejo aracyahari kandi future is bright. Mukomeze mumererwe neza, Imana ikomeze ibane namwe, turabakunda. Mugire ijoro ryiza, umunsi mwiza, amanywa meza, ahantu hose uri tukwifurije ibihe byiza. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Bye.